Nshuti mukurikiye ibiganiro bya Brick TV twongeye kubasuhuza. Iki ni cya kiganiro Maisha Talk. Nk'uko mubimenyereye rero tuza kuganira ku ngingo zitandukanye, tukaba tubatumirira impuguke kuri izo ngingo tuba twahisemo kugira ngo zisobanure kurushaho ibyo twifuza kubagezaho. Uyu munsi rero turaganira kuri kanseri ya prostate. Hari benshi badasobanukiwe n'iyo ndwara, ariko ubwo dufite amahirwe kuba turi kumwe n'umutumirwa ubizobereyemo bidusobanura neza kandi murushaho kumenya iby'iyo kanseri. Dutangira rero ndagira ngo abibwire anababwire n'aho aturuka. Murakoze, nitwa Ngendahayo Edouard, ndi umuganga ukora ku bitaro by'Umwami Faisal, nkaba ndi umuganga uvura nkanabaga indwara zifata urwungano rw'inkari n'imyanya myibarukiro y'abagabo. Murakoze cyane. Urwungano rw'inkari ku bagore n'abagabo Mm, n'imyanya myibarukiro ku bagabo gusa, icyo mhm. bita urology. Murakoze cyane Dr. Mm. Tubahaye ikaze rero muri iki kiganiro. Murakoze. Twahisemo kuganira kuri kanseri ya prostate kuko tuzi ko ari ikibazo kiri hanze aha, abantu bakivugaho byinshi ariko abafiteho ubumenyi ntabwo ari benshi. Ndagira ngo dutangire ikiganiro mutubwira ubundi prostate ubwayo, prostate ni iki? Murakoze cyane. Mm, Prostate ni urugingo ruba mu bagabo gusa. Ni urugingo ruba munsi y'uruhago rw'inkari. mhm, Inkari zimanuka mu ruhago zikanyura muri prostate hagati, zigakomeza hanze zinyuze mu gitsina. Prostate rero ni ako kanyama cyangwa urwo rugingo runyuramo inkari, ruri munsi y'uruhago, mhm, ariko rukaba runazwiho ko niho amasohoro y'umugabo anyura, niho mm, asohokera. Uri kumva rufite inshingano ebyiri z'ingenzi: kunyuramo inkari no kunyuramo amasohoro ku mugabo. mhm. Mm. Aha, noneho rero wumvise prostate. Kanseri ya prostate rero yo ni iki? Wenda kugira ngo bize kumvikana neza, mbere Mm, yo kuvuga kanseri ya prostate, mm, reka mvuge indwara eshatu z'ingenzi ziba okay. muri prostate. Mm, Imwe ifata abagabo bari mu kigero cy'imyaka 30, 50. Izina ryayo mu Kinyarwanda riragoye, mm, ariko nicyo twita prostatitis cyangwa prostatite. mhm, Iyo ngiyo ifatwa n'abagabo bari muri icyo kigero, bakababara mu mayunguyungu, mhm, bakagira n'ibindi bimenyetso ntatinzeho. Ariko noneho iyo dutangiye kugira imyaka 50 kuzamura, mhm, indwara z'ingenzi ziba ebyiri. Imwe idafite izina ry'Ikinyarwanda ryoroshye kuvuga, ariko tuyita adenome ya prostate. mhm, Ni ukuvuga ngo ni ukubyimba kwa prostate ku buryo umuyoboro w'inkari unyura muri prostate utsikamirwa, inkari zikamanuka nabi. Iyo ni indwara ivurwa n'imiti. Imiti yakwanga tugakoresha uburyo bwo kubaga. mm, Noneho kanseri ya prostate, kanseri nk'izindi kanseri zose, ni akabyimba kaza mu rugingo runuru, kakagenda gakura, kagatuma urwo rugingo rukura ku buryo budasanzwe, ku buryo umubiri udashobora kubikurikirana, kubikontorora. Noneho byarimba, iyo ndwara ikaza gukwira inyuze mu maraso ikagera mu zindi ngingo. Kuvuga ngo prostate mu myaka 50 kuzamuka, indwara zayo z'ingenzi ni ebyiri: adenome ya prostate mhm. na kanseri ya prostate. Ariko iyo abantu batinya cyane nyine ni iyo kanseri ya prostate, kuko utayivuje vuba ishobora kugira ingaruka ku mubiri, umuntu akitaba Imana. Mm. Bivuze rero ko abari mu kigero cy'imyaka 50 kuzamura nibo baba bashobora kurwara iyo ndwara, nicyo bivuze? Rwose ni indwara y'abantu bakuze. Uko tugenda dukura niko ibyago byo kuyigira byiyongera. Mm, Ufasha abantu bari mu myaka 80, wasanga nk'icya kabiri barenga bayifite. mm, Ariko noneho ya myaka navuze ibanza 50, 60, niyo myaka myiza yo kuvuga ngo tuyibonyemo twavura umuntu agakira, tudategereje ko indwara igera kure ngo tunanire kuyivura. aha. Ese hari ibimenyetso
ibimenyetso bica amarenga niko navuga, bibanziriza ku buryo mwareba muti uyu muntu ashobora kuba agiye kwandura iyi ndwara? ntabyo rwose nacyo kibazo. Ni ikibazo Kuvuga ngo gikomeye. kanseri ya prostate kugira ngo igire ibimenyetso byayo akenshi bijya kumera nk'ibya ya adenome ya prostate nakubwiye, kandi adenome ya prostate ibimenyetso byayo ni ukwihagarika nabi, umuntu akabyuka kenshi nijoro, cyangwa yajya kwihagarika umuvuduko w'inkari ukaba atari mwiza, bikamusaba ingufu kugira ngo inkari zisohoke, rimwe na rimwe akaba yanafungana. Ibyo ni ibya adenome ya prostate. Kugira ngo kanseri ya prostate nayo ibe ifite ibimenyetso nk'ibyo, iba igeze ku rwego idashobora kuvurwa ngo ubone umusaruro mwiza. Ni nayo mpamvu rero uburyo bwo kuyimenya bwiza bwo kuyirinda ni ukuza kare kuri ya myaka dukeka ko umuntu ashobora kuba ayifite, tugatangirana n'ikizami kimwe kandi cyoroshye gukora, gituma tumenya ngo uyu muntu nta byago afite, cyangwa uyu muntu tugomba kumukurikirana kugira ngo nayigira tuzayibone itaragera ku rwego rubi, dushobora kuyibaga tukayivura ikaba yakira. Mu bihugu byateye imbere, umugabo ufite imyaka 45 nk'uko tubona ubutumwa bugufi bwa MTN, Yego. abona ubutumwa bumwibutsa ngo wagize imyaka 45 ibuka kwisuzumisha prostate. Aha. Nuko twagombye kugenda. Rero ibihugu byinshi bihitamo gutangira urwo rugendo mu myaka 50 cyangwa 45 ku bantu bafite ibyago cyane byo kuba bayigira kurusha abandi, abo dukunze kwita ko bafite high risk, ibyago byinshi byo kuba bagira iyo ndwara. Ese muyisuzuma mute? Iyo uje ugize imyaka 50 ukavuga uti ndashaka kumenya ko ndwaye cyangwa ko mfite ibyago byo kugira kanseri ya prostate, tubanza kukubaza, turagusuzuma bisanzwe nk'uko dusuzuma umurwayi, ariko noneho twakubwira ngo hari ibimenyetso byo kwihagarika ufite. Iyo icyo kigiye ku ruhande, ngo waje igihe cyiza nta bimenyetso, turakubwira ngo noneho emera tugufatire ikizami cy'amaraso kimwe kireba imisemburo ya prostate uko ingana mu mubiri wawe. Nicyo. Noneho twamara kukibona, twabona nta kibazo giteye, tukakubwira ngo icyo kizami uzongera kugikoresha mu mwaka umwe cyangwa mu myaka 2 cyangwa 3 bitewe n'igipimo cyacyo. Ariko iyo dusanze kiri hejuru, aho rero dutangira urundi rugendo, turagusuzuma noneho. Turagusuzuma byimbitse, prostate tuyisuzuma tuyikoraho tunyuze mu kibuno, burya urutoki rwacu ruragenda rukaba rwashobora kumva ko harimo kanseri, harimo cyangwa ko imeze neza nta kindi kibazo kirimo. Noneho tugafata ibyo tubonye tugusuzuma tukabihuza na cya kizami cy'amaraso yawe, twaba tubona ufite ibyago byinshi byo kuyigira, tugakomeza dukora ibindi bizami wenda turi buze kuvugaho. Ariko iyo dusanze nta kibazo kirimo, turakubwira tuti uzongera gukoresha iki kizami iki gihe gutyo gutyo, kugera ubwo wakura ukagira imyaka 75, tukavuga tuti iki kizami ntikiri ngombwa kugikoresha, turabona uwo muntu utazagira indwara. Hari aho uvuze uti mu bihugu byateye imbere hari aho rwose bibutsa abantu kwisuzumisha. Hano mu bihugu byacu mubona abagabo bashishikarira kuza kwisuzumisha kanseri ya prostate cyangwa biracyari kure? Hano urebye turacyari kure. Turacyari kure. Icya mbere, abantu nyine ntabwo bazi kanseri ya prostate, kubera abantu benshi batajijutse batagiye kwiga, ariko n'abandi bajijutse bize hari igihe nyine birangarira bakaba bahuze mu bibazo bindi by'ubuzima, cyane cyane ko iyo myaka twifuza ko umuntu aza indwara itaragera kure, aramutse ayifite abantu nyine baba bumva batarwaye, bakumva batarwaye ntibisuzumishe. Haracyari rero ikibazo cyo kuyimenya no kumenya kwirinda, ariko hakaba n'ikibazo cyo kuvuga ngo none se babimenye, abantu bose bamenye ko ku myaka 45 50 bakwiye gukoresha icyo kizami, babishobora gute? Babona abaganga gute? Kuko turi bake cyane. None se banabonye abaganga muri bya bitaro byabo cyangwa muri za centre de santé, mu bigo nderabuzima, ese ubwo buryo
burahari bwo gukoresha icyo kizami. Aho rero niho tugomba gushyira Mm. imbaraga cyane, abantu bakamenya, ariko n'ubushobozi bukegerezwa abantu. Mm. Mm. Mubona kanseri ya prostate ari ikibazo gikomeye gihangayikishije abantu? Kanseri ya prostate ku isi hose ni Mm. ikibazo, kuko niyo kanseri ya mbere iteye ibibazo mu bagabo. Mhm. Mu Rwanda ni kanseri ya gatatu nyuma ya kanseri y'inkondo y'umura na kanseri y'ibere mu bagore, Prostate haza niyo prostate. Ubwo Mm. mu by'ukuri ni cyo kibazo kinini cyane mu bagabo, dufashe igitsina gabo. Ikibazo gikomeye? Ikibazo gikomeye cyane cyane ko abantu baza nyine yarageze kure, barategereje bya bimenyetso bikaza, tugasanga igeze ku rwego rudashimishije ku buryo tuyivura tugamije Mm. kuyikiza. Mm. Mm. Wari ugize uti kugira ngo abantu babimenye ntabwo biratera imbere, mubona biterwa n'iki se, kuki abantu batabimenya? Nuko batabyigishwa ngo babyumve, cyangwa se nuko bigira mu bibazo bindi ibyo bakabyibagirwa? Ikintu cya mbere nyine ni uko twebwe tubishinzwe twize iby'izi ndwara. Mm. Buriya mu gihugu cyacu tugeze kuri miliyoni 14, twebwe turi abaganga 15 Bavura iyo ndwara? bavura iyo ndwara n'izindi zose zifata rwa rwungano, za zungano nakubwiye, kandi tukaba dukorera mu bitaro by'i Kigali Ubwo n'ibya mu Butare ntara n'ibya ntabwo byashoboka ko umuntu Butare ajya kwisuzumisha? ntibishoboka, bisaba kudusanga. Mm. Kuko dutatanyije ingufu zacu tukajya mu bitaro byose by'igihugu, nubwo Mm. tutabikwirwa, hari byinshi tutashobora gukora. Ingufu rero tuzishyiraho kugira ubwo tuzagenda tuba benshi, abantu bakagenda bajya mu bindi bitaro. Mm. Ubuke bwacu ni ikibazo, ariko igikwiye gukorwa ni ukunyuzamo mu by'ukuri, tukagira gahunda yo kumanuka tugasanga Abafite ikibazo hirya abafite no hino. ikibazo bataranakigira mu bitaro Mm. bya kure. Bivuze ko hari n'abaturuka mu ntara bakaza babagana kubera ko ariho basanga iyo serivisi? Rwose indwara zacu uretse n'iyo ngiyo zigomba kuvurirwa i Kigali n'i Huye mu bitaro bya kaminuza by'i Mm. Butare. Ese kuki ko nzi ko hari ishuri ry'ubuvuzi, kuki abantu se batajyamo ngo babyige babe benshi, noneho abanyarwanda babone ababitaho? Barabyiga, ariko nk'uko ubizi muri rusange, Mm. igihugu gifite ubuke bw'abaganga ugereranyije n'abarwayi uko bangana, kandi Mm. ugereranyije n'uko dufite amahirwe ko abarwayi burya bashobora kwivuza kubera ubwisungane mu kwivuza. Mm. Ubwo rero kubyiga nanone wibuke ko ari ya myaka 6 yo kwiga ubuganga, Mm. warangiza ugashyiraho 5, ndetse byaba ngombwa ukaba washyiraho akandi gashami, ariko imyaka 6 kongeraho imyaka 5 ni 11. Ubu hari n'abatinya iyo myaka yose? Muri iyi si turimo abantu batekereza imbere, nzabona Mm. amafaranga ryari, Mm. bagahitamo kwigira ibitavunanye. Mm. Mm. Ese iyo umuntu iyo muyisuzumye Mm. umuntu mugasanga afite ibyo bimenyetso, cyangwa se ashobora kuba afite iyo ndwara, Mm. mukabimenya kare, aba ashobora kuyivurwa igakira? Cyane rwose. Mm. Tuvuge umuntu araje afite imyaka 50, turamupimye dusanze afite ibyago byo kuyigira, Mhm. noneho dukoze bya bindi byose byemeza ko arwaye. Uwo muntu niba nta bindi bibazo byinshi afite, Mm. tumusobanurira uburyo bwo kwivura. Mm. Uburyo dufite kugeza ubu mu gihugu ariko no ku isi yose bwo kuvura kanseri ya prostate igakira ni bubiri Mhm. bw'ingenzi. Hari ukuyibaga, ukabaga kanseri no kuvuga ukavanamo prostate yose, hakaba no kuyishiririza ibyo twita radiotherapy. Mhm. Uwo tubaga rero n'ufite kanseri itararenga mu rugingo rwa prostate, Uwaba akiri ubu bakiri ku rwego Rwo hasi? rwa mbere, rwa kabiri, icyo twita stage 1, stage 2. Mhm. None iyo dusanze uburwayi bwararenze prostate gato, Mhm. ubu ngubu ibyiza no kumuvuza radiotherapy, kuyishiririza. Mm. Kuyishiririza hariya muri kiriya kigo, muri biriya bitaro bya gisirikari by'i Kanombe, niho bibera kugeza ubu ngubu. Noneho uwo tudashoboye kubaga nyine akaba agomba kujya kumwohereza kuyishiririza. Mm. Ariko ubwo uri kumva umurongo muremure, kunyura mu cyuma bakayishiririza. Hari n'izindi ndwara nk'izo zo kuvurwa gutyo. Mm. Nibyo byiza, byakabaye byiza umuntu ashoboye kuza
hakiri kare afite ubwo buryo bwombi, Mm. noneho ubukwiye kuri we akaba aribwo duhitamo. Mm. Mm. Ya, kuba abita ku barwayi ba kanseri ya prostate ari bakeya, kandi abanyarwanda bakeneye izo serivisi akaba ari benshi, ndumva hari ababa bashobora kuba irenga bakaba banahasiga ubuzima kubera ko nyine batabonye ababitayeho. Ubwo Ubusha ndavuga nk'abari mu nkengero z'umujyi cyangwa Mm, mu ntara mm. hirya no hino. Yego, kuko hari ubushakashatsi butandukanye twagiye dukora, n'ubwo bwose Minisiteri y'Ubuzima ifite imibare yose, Mm. ariko natwe hari ubushakashatsi twikorera mu bitaro, Mm. bugaragaza ko 85% y'abantu dusangamo kanseri ya prostate Mm. iba igeze kure, itari iyo kubaga, ari iyo gushiririza, ariko abenshi ari abo kuvuza imiti, kuko utayivura ugamije kuyikiza burundu. Mm. Hari n'imiti ifatwa kugira ngo umuntu abe yakoroherwa. Ubuvuzi mu by'ukuri buri mu bice bitatu, Mm. hari ushobora kubagwa indwara igitangira, hari ushobora kuvurwa no gushiriza kanseri, hakaba noneho n'abandi bavurwa bakoresheje imiti. Abo ngabo rero b'imiti mu by'ukuri baba bafite indwara igeze kure. Ni ubwo Mm. buryo. Watubwiye mu by'ukuri bisa n'ibimenyetso wenda mushingiraho, ariko nagira ngo udusubiriremo udukurikiye umunsi yumve. Mm. Umugabo uri muri kiriya kigero k'iriya myaka guhera kuri 50 kuzamura, Mm. wamubwira iki kugira ngo yumve ko wenda ashobora kuba akeka nubwo atarajya kwa muganga, Mm. ni iki yakwibona akavuga ati ngomba kujya kwa muganga? Tubwire rwose nk'abantu babibamo buri munsi. Mm. Abantu bafite iyo myaka, Yego. nabanza kubabwira ko badakwiye gutegereza kugira icyo biyumvamo Aha. kugira ngo baze kureba ukuntu bahagaze. Mm. Ku myaka 50 sanga muganga, atangire muganire ku bya prostate, noneho anagufatire cya kizami, nibiba ngombwa anagusuzume prostate, akubwira ati wowe ntayo ufite cyangwa turakeka ko uyifite, reka tugukurikirane tuzabone ikigero igezeho tukuvure gutyo. Mm. Noneho wa wundi ayo mahirwe yarenzeho, ufite ibimenyetso, Yego. uwo nguwo ni wa wundi uzaza afite ibimenyetso byo kwihagarika nabi, inkari zitaza neza, Ubwo nuvuga ngo ajya kwihagarika ntizizi uko bikwiye cyangwa akihagarika akumva umuvuduko ni muke, Mm. akihagarika akumva ntizishizemo, Mhm. byaba ngombwa akashyiramo imbaraga kugira ngo azisunike, cyangwa akaba ari kubyuka kenshi nijoro. Ibyo ni bimwe mu bimenyetso byatuma wumva ufite ikibazo cya prostate. Mm. Iki ariko ubwo ni ikibazo cya prostate, ntabwo ari icya kanseri. Ntabwo ari icya kanseri. Noneho iyo uje icyo tubanza gukora ni ukuvuga mu kugusuzuma, ibipimo biraganisha kuri ya ndwara navuze, adenome ya prostate, kubyimba kwa prostate nta kanseri, Mm. cyangwa harimo kanseri. Mm. Ubwo rero dusanze nta kanseri irimo tukuvura nk'umuntu ufite adenome ya prostate, noneho dusanze ari kanseri, nubwo bwose ufite bya bimenyetso, uburwayi bukaba bushobora kuba bugeze kure, aho ngaho noneho tukuvura dukurikije ikigero ugezemo. So muri make, ushaka kuza igihe cyiza ugomba kudategereza ikimenyetso, Nibyo. ariko niba ufite ibimenyetso byo kwihagarika nabi cyangwa ndetse ibimenyetso by'ububabare, uza kutureba, kubera ko Ubwo ububabare nibwo ngiye kuvuga. Mm. Kuvuga niba uko kanseri igenda igera kure, iva muri prostate ikaza hano mu mayunguyungu, mu nturugunyu, noneho ikiba gikurikiye ni uko ijya mu magufa, ikunda amagufa y'umugongo cyane cyane wo hasi, n'amagufa yo mu mayunguyungu. Icyo gihe rero iyo yagezemo, birya twita metastase, iba yagezemo kuko yarenze ikanyura mu maraso ikahagera. Icyo gihe nyine ni ukuvuga ngo turakuvura ku buryo bujyanye n'ikigero ugezemo, ariko ibyo nabyo ni ibimenyetso bya kanseri ya prostate, kubabara mu magufa y'umugongo cyane cyane cyangwa y'amaguru, ndetse no kumva bitewe n'uko igenda igera kure, kumva usa n'ufite ibinya mu maguru n'imbaraga nkeya mu maguru. Aho rero ubwo ni ukuvuga ngo iba yageze kure, ariko nabwo waza, kuko kuri buri gipimo, kuri buri stage yayo, mu Rwanda ubu ngubu dufite amahirwe yo kugira uburyo bwo kwivuza bwose bushoboka. Ese hari ingaruka ziza ku mubiri
bubaye nk'ubw'uyu cyangwa hari ingaruka muri rusange ziza ku mubiri iyo umuntu afite icyo kibazo cya kanseri ya prostate cyangwa se yatangiye kugira ibimenyetso? Uretse ibyo bimenyetso navuze, uri kumva niba igeze ku kigero gutera ibibazo byo kwihagarika, nabyo ni ingaruka ubwabyo. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwawe butangiye guhinduka, umuntu utihagarika neza aba akeneye imiti, kuko utavuwe neza nyine ukubaho kwawe biba biguhangayikishije. Icya kabiri, uko bigera kure bishobora no gufata kuko bifata mu myanya ndangagitsina mu by'ukuri, bigatuma na bya bindi byo gukora imibonano bidakunda, bitagenda neza. Noneho ariko ikirenze kurusha ni uko ukwigera kure noneho igutera kubabara. Yageze mu magufa, yageze mu wundi mubiri, icyo gihe nyine umubiri wawe urahungabana, ibiro bigatakara, bikamera nk'izindi kanseri zose zigeze kure, ko muri rusange umubiri ucika intege, ugahorana ibibazo by'intege nke n'ububabare. Uko muje ku kintu cyo kutabasha gutera akabariro, nibuka nyine ibivugwa hanze aha ko nyine ufite icyo kibazo cya kanseri biba bitagikunze. Ndagira ngo use nk'ubidusobanurira niba ari byo cyangwa se niba ari imyumvire y'abantu baba bafite, abantu bakwiye no guhindura. Nibyo, ntabwo mu by'ukuri uyifite igitangira akenshi nta kibazo uba ufite, ariko nk'iyo ufite kanseri ya prostate kugenda igera kure, kimwe ndetse na ya ndwara ya prostate navuze yitwa adenome ya prostate, zombi hari ukuntu zongera ibyago byo gucika intege mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Ntabwo ari ibigana kuri kanseri ya prostate gusa, ni ibijyanye ndetse na adenome ya prostate, ariko muri rusange bikajyana n'imyaka, kuko burya niyo tugira imyaka igeze kure, ingufu zigenda zicika. Ingufu rero zo gukora imibonano ko zigabanuka ku myaka, noneho iyo wongeyeho adenome ya prostate cyangwa kanseri ya prostate biragabanuka kurusha, ku buryo nyine n'ubwo buzima nabwo buhungabana. Ariko ntabwo ari iby'umwihariko gusa kuri kanseri ya prostate. Ubu se uje abagana babwira icyo kibazo, mushobora gutekereza ko navuga ati wenda ubushobozi cyangwa ubushake bwaragabanutse, mushobora guheraho muvuga muti tugusuzume, cyangwa hari izindi nama mumugira? Ibyo ngibyo biba mu myaka yose, n'ab'imyaka 30 baza batubwira icyo kibazo, 40, 50. Mbese umugabo wese ugeze mu myaka yo kuba yakora imibonano mpuzabitsina ashobora guhura n'icyo kibazo cyo kugira intege nke mu mibonano mpuzabitsina. Ni ukuvuga rero ngo bitewe n'imyaka ufite, kimwe n'izindi ndwara zose muri rusange, duhita dutekereza ngo impamvu z'intege nke mu mibonano mpuzabitsina ziraturuka kuri ibi cyangwa kuri ibi. Ubwo uri kumva uzigize ari nkeya mu myaka 40 kumanura, ntabwo dutekereza kanseri ya prostate. Uzigize mu myaka yo hejuru dutekereza izindi mpamvu, noneho tukaganisha kuri prostate ari uko dukoze n'ibimenyetso, kuko dupima ibipimo tukabona nyine biganisha kuri kanseri ya prostate. None ni iki cyakorwa rero ngo abantu bagabanye ibyago byo kwandura kanseri ya prostate? Kugabanya ibyago byo kugira kanseri ya prostate biragoye. Kubigabanya ni ukuvuga ngo niba uzayigira, ntako wakwitwara ngo uyibuze. Nta mirire, nta ibintu byose abantu bavuga kurya ibiryo bimeze gutya, ni ubushakashatsi bwinshi bwarakozwe. Niki twarya, ni gute, ni kangahe wakora imibonano mpuzabitsina kugira ngo wirinde kanseri ya prostate, ni uduki, ni iyihe myitwarire wagira mu buzima, n'iki warya. Byinshi byarakozwe, ariko mu by'ukuri ibintu bifatika twavuga ngo bitera ibyago byo kugira kanseri ya prostate, mu cyongereza twita risk factors, ni ibintu nyine udashobora kwirinda. Ni bitatu by'ingenzi. Icya mbere ni imyaka. Imyaka ahubwo turayifuza, twifuza kugira imyaka myinshi. Uko tugira imyaka myinshi niko ibyo byago byo kuba wayigira biza. Ikindi, kuba turi abirabura muri rusange, ntabwo tuvuga ko dufite ibyago bihanitse cyane kurusha abazungu, ariko abirabura bakunze kugira kanseri ya prostate yihuta, icyo twavuga ngo ni aggressive, iba ifite ubukana ku buryo tuba dukeneye kuvurwa mu by'ukuri kare kandi neza.
icya gatatu twavuga ni ukuba mu muryango wawe muyifite, kuba mu muryango bishobora wawe kuba uruhererekane. yego, umuntu wa hafi, umuvandimwe wawe, umubyeyi wawe aramutse agize kanseri ya prostate mu myaka mito, 60 kumanura, birashoboka ko muri twa turemangingo twawe, muri icyo twita ingirangingo cellule, harimo impinduka yabayemo, icyo twita genetic mutations, gituma musa n'abayihererekanya, mukagira ibyago kurusha abatarahuye n'ibyo. Ariko abo bantu bayivana mu bo bafitanye isano ni bake, ni nk'10%. Mu by'ukuri icy'ingenzi twafata nk'impamvu cyangwa risk factor yo kugira kanseri ya prostate ni imyaka kurusha ibindi. Umuti rero uri kumva kwirinda kugira imyaka myinshi utaramenya uko uhagaze. Impamvu nabajije ikibazo ni uko hari abantu baba baganira batari ko buriya n'imibereho y'iki gihe, ibyo turya nabyo bishobora kugira uruhare muri izo kanseri, cyane cyane ko batekereza wenda nk'abantu babayeho kera, kereka ahubwo nuko wenda barayirwaraga abantu banabimenye, cyangwa ko nta terambere ryari rihari mu buvuzi ngo banasuzumwe babimenye. Gusa bati ko kera itabaga ihari cyane, ko itavugwa cyane, ko ivuzwe muri ibi bihe. Wenda ubwo nawe wasa nk'ubasobanurira ukanabaha amakuru. Uretse na kanseri ya prostate, abantu nyine iyo uganire nabo baravuga bati ariko izi kanseri zaturutse he, ni iki cyabaye, n'ubuzima burimo bw'imihangayiko bwa stress, ni ibiki? Mu by'ukuri ntabwo ari kanseri gusa, n'izindi ndwara. Hari impamvu zituruka ku buzima uko bwagiye buhinduka, ariko hakaba n'impamvu z'iterambere. Buriya kuba dufite imibare myinshi ya kanseri ya prostate ntabwo ari twe twenyine, ahubwo dufite uburyo abaturage, abaturarwanda bagira amahirwe yo kubona abaganga. Ntabwo ari ibihugu byinshi bifite mituweli, ntabwo ari ibihugu byinshi umuntu aza akabona umuganga w'inzobere ku rwego rw'igihugu. Byinshi birangirira mu rwego ruto rwo hasi rw'ubuganga. Ariko kuva rero abantu bafite uburyo boroherezwa kutugeraho, baza ari benshi tukabona iyo ndwara. Nkeka ko na kera yariho, ariko niba dufite ubu ngubu icyizere cyo kubaho kiri mu myaka 69, abasogokuru bacu sinzi ko abayigezaho bari benshi, hari indwara zindi zabahitanaga. Kuba rero noneho abantu bashobora kurama, kandi ni indwara yo kurama, iyo ndwara noneho bakaba bafite n'uburyo bwo kugera kwa muganga, bafite ubwishingizi mu kwivuza, ni ibyo bituma mu by'ukuri yiyongera kurusha ibindi byose twatekereza, nko kuvuga ngo uko ubu buzima busigaye bumeze, uko tubayeho. Ni uburyo bwo gushobora kujya kwa muganga no kumenya ko umuntu afite indwara, nibyo bituma imibare izamuka. Ubwo iki kibazo nkubajije n'igisubizo ndagishimye, ariko ndagira ngo umbwire niba hari imyumvire. Burya hari indwara zibaho abantu bakagira uko bagira imyumvire itaboneye. Ndagira ngo tubwire niba kuri kanseri ya prostate, niba hari imyumvire abantu baba bafite ikwiye guhinduka, kugira ngo n'ubukangurambaga bujye bumenya aho buganisha cyane. Imyumvire iratandukanye cyane. Icya mbere, bamwe ntibayizi, ariko n'abayizi bayizi nabi. Kumva twavuze prostate, sinanakweretse. Iyo tuvuga prostate tuba tuvuga rwa rugingo navugaga. Yego. Ubu ngubu uyu ni umugabo. Yego. Uru ni uruhago rw'inkari. Prostate ni kana. Ako kari kenda kumera nk'umutima. Ntabwo ari nk'umutima kuko umeze gutya, ahubwo wabona ari nk'akarayi. Yego. Noneho fata prostate nka balo, noneho nako uruhago rw'inkari rufite nka balo, ushobora kujyamo inkari. Munsi prostate uyifate nk'icunga rifite igishishwa hano, ariko ushyiremo umuheha muri iryo cunga. Inkari zizajya hano, zimanuke hagati muri rya cunga ririmo umuheha, zisohoka gutyo. Iyi rero niyo prostate. Mu by'ukuri za nshingano ebyiri za prostate nakubwiye, imwe niyo
kunyuramo inkari zigasohoka, Mhm. indi ni iyo kunyuramo amasohoro aturuka hano hirya Mm. agasohoka gutya. Ubwo rero kirya wambazaga ngo warumbajije ngo iki? Nari nkubajije ya myumvire nyine y'abantu baba Ya bafite myumvire, eh, ya myumvire. Noneho prostate iri aha ngaha nicyo nashakaga kubanza gusobanura aho iri, kugira ngo nkubwire ngo imyumvire ya mbere abantu ntibaranamenya icyo ari cyo. Bamwe bagira ngo prostate ni agasabo k'intanga. Aka ni agasabo k'intanga, iyi ni prostate. Ntabwo bazi kubitandukanya. Abandi noneho bazi prostate iri hano, bafite amakuru atari yo. ayapfuye rero niyo dushaka Ayapfuye rero Mm. urabizi igihugu gitera imbere gutya kiba gifite n'abantu bazana ibintu byinshi. Mhm. Urabona amaradiyo n'amateleviziyo ni menshi. Mm. Hari abo njya numva ku maradiyo basobanura ibya prostate bakabisobanura nkibaza niba twe twarabyize, bakabisobanura nk'ababyize. Mm. Ufite kanseri ya prostate buriya wagombye gufata ibihingwa ibi n'ibi, imiti iyi n'iyi, bitari byo. Abo rero baravuga cyane kuko twebwe turavura, ntabwo tubona umwanya wo kwigisha abantu ngo ibyo ngibyo babireke. Ariko niba bigisha ibyo bakakubeshya ko bavura prostate n'indwara zayo, wowe uhuze uri kuvura abantu wenda ntubone umwanya wo kuza gutanga ibiganiro nk'ibi, bafata amakuru nk'aya. Yego. Noneho iyo hagize ubacika akaza nko kwa muganga tukamusobanurira, atangira kuganira n'abandi, akaba aribwo agenda yumva ko akwiye kujya kwa muganga. Noneho yaza kwa muganga tukamuha amakuru. Amakuru rero bakwiye kumenya ni ayo tubabwiye nk'abaganga. Hari n'abayakura kuri Google cyangwa imbuga nkoranyambaga, ariko ntabashunguye. Abashunguye niyo mpamvu twanavuze mu muryango w'abaganga dukora uyu mwuga tuvura izi ndwara, dufite akantu wenda ndaza kukaguha ujye ugaha n'abandi. Twafashe amakuru ajyanye na prostate n'indwara zayo na kanseri ya prostate, turayakusanya ku buryo uyafite ushatse nta bindi wajya gusoma, kuko ugiye gusoma ibindi biguha amakuru nk'ayo bigusaba nyine ubumenyi nk'ubwacu. Ariko ayo makuru y'ingenzi umuntu akwiye kumenya aho kumva ibyo benshi bamubwira. Ikindi wenda navuga, iyo twakuvuye cyangwa tukakubaga prostate, ifite indwara nyine zitandukanye nk'uko nabivuze. Kumva amakuru ya mugenzi wawe aho kumva ya muganga ntabwo ari byiza, kuko hari nk'abavuga ngo prostate, kanseri ya prostate, ariko n'izindi kanseri zose ngo iyo uyikozeho birasara. Yaza twamubwira uburyo tugomba gufataho akanyama kugira ngo tuyimenye tuyivure, akabanza kwibaza ati ibyo bintu nibyo, kuko kanseri ntawe uyikoraho. Ko hari uwamubwiye ko kanseri ziratandukanye, zifata imyanya ingingo zitandukanye kandi zivurwa ku buryo butandukanye. Rero niyo mugenzi wawe yaguha amakuru, ntuzavuge ngo aya ngaya niyo ndafata, ko ashobora kuguha ay'indi ndwara ya prostate, wowe ukagira ngo ni aya kanseri aguhaye. Bisaba ko usanga umuganga akaba ari guha amakuru yizewe. Hari uburyo bukoreshwa nyine kugira ngo abantu basobanukirwe. Mwari muvuze muti twebwe ko tuba duhugiye mu kuvura nta nubwo tubona umwanya wo kwigisha. Ku rundi ruhande hari abandi bigisha wenda uko babyumva. Ariko hari uburyo bwo kwigisha, hari nk'ibi biganiro, hari n'ibindi. Mwe mu ishyirahamwe ryanyu mu bavuzi bavura izi kanseri za prostate, mubona ari iki gikwiye gukorwa kugira ngo ubwo buvugizi cyangwa se izo nyigisho zigere kure? Icyo ni ikibazo cyiza kandi twagitekerejeho. Nko mu 2022 twakoze icyo nakwita twaramanutse nk'uko ubona abaganga bishyira hamwe bakajya mu bitaro bitandukanye bitegereye, bitari hano mu mujyi, icyo bita outreach. Tukagenda, twaragiye icyo gihe twagiye mu bitaro 4 byo mu ntara 4, tugatumiza abantu. Twari twashyizeho amatangazo, duhamagara abantu bafite imyaka 50 kugera kuri 70, nibo twashakaga cyane cyane, ngo baze mbese tubigishe prostate icyo ari cyo, kanseri ya prostate icyo ari cyo, n'uburyo wayirinda. Abantu baraje tukigisha, twaranabasuzumye icyo gihe, biraturenga kubera umubare, ariko nibura hari abantu benshi icyo gihe bamenye
prostate ibyayo, indwara zayo na kanseri ya prostate. Mm. Byaduhaye ishusho y'igikeneye gukorwa. Igikwiye gukorwa rero buriya twagombye gushyiraho gahunda zihoraho. Tukagenda tukajya mu bitaro ibi n'ibi, tukigisha abantu bakabyumva, ariko tukagira n'icyo dukora. Kuko umuntu umubwiye ngo kanseri ya prostate ibyiza ni ukuyisuzumisha mu myaka 50, n'abaje bafite iyirenze batigeze babikora urabakira, urabasuzuma, ariko ubakira cya kizami cy'amaraso. Ese niba ugiye i Nyagatare cyangwa ukajya i Rusizi, umuturage akaza ukabona aracyakomeye ariko akwiye icyo kizami, icyo kizami kirahari. Aha rero niho bisaba imikoranire, ni ukuvuga ngo rwa rwego rwacu rw'abaganga bavura indwara ntitwihagije twenyine, bisaba ko iyo gahunda tuba twayikoranye na Minisiteri y'Ubuzima, tukagira uko tworoherezwa, urumva ni ingendo, ariko noneho na cya kizami turi bwake tukaba tuzi ko icyo gihe kiri buboneke. Yego. Abashaka kwipimisha icyo gihe tukaba twajyanye ikipe n'ibintu bitagoye, byatekerejweho, hari ubufatanye, noneho icyo kizami tukagifata. Burya tumaze kugifata tukabifatira nk'abantu niyo baba ari nk'igihumbi, si na ngombwa ko baza i Kigali, twabipima tukabibona. Ese ibisubizo bihita biboneka? Ibisubizo umunsi umwe cyangwa ibiri biba bibonetse. Noneho abantu benshi bafite telefone, hari abajyanama b'ubuzima, abo tubona bakeneye ibindi, abo akaba ari bwo ubahamagara bakaza nk'i Kigali gukora ibindi bizami byo kugira ngo tumenye ngo uburwayi burahari koko, bugeze ku kihe gipimo. Ibyo rero kumva bisaba gahunda nyine tugomba gukorana n'igihugu mu by'ukuri, kugira ngo tugere ku bantu benshi, tubavure bagishobora kuvurwa, bakorere igihugu. Kandi iyo mwamanukaga gutyo mubona abantu babyitabira baza ari benshi? Baraje ari benshi tugakora, twakoraga iminsi 2 nyine kubera ubushobozi twari dufite bwari buke, ariko twavuraga abantu kuva saa 2 kugera saa 2 z'ijoro tunaniwe. Nk'ubwo mwasuzumye, niba mwibuka ijanisha rimeze gute? Icyo gihe twabonye abantu barenga 1000 tugiye mu bitaro 4 kandi dukora umunsi umwe n'igice. 1000 barwaye? Oya, baje kwipimisha. Ndavuga pourcentage mwasanze bafite ikibazo. Urikumva twabikoze mu by'ukuri tudafite amakuru arambuye ko icya mbere dusaba ko tubigendanamo n'ubwishingizi bwa mituweli, bakabanza kuduha uburenganzira, kuko iyo babonye watse ikizami ku bantu benshi bibaza kubera iki habaye iki. Izo gahunda rero bagomba kuba bazizi, bakabanza kuduha mbese uruhushya ko tuvura abantu benshi kandi ntibihenze mu by'ukuri. Icy'ingenzi ni ukubabwira. Kuko rero ubwo bushobozi butari buhari, ntabwo ari mu bitaro byinshi twakoze icyo kizami ngo tuvuge ngo ese tuvanyemo abarwaye cyangwa abafite ibyago byo kurwara bangana gute. Ni bake twashoboye gukorera ibyo bizami, abandi twarabohereje kugira ngo bajye baza muri ibi bitaro byemerewe gukora icyo gipimo. Ariko tumenya ko icy'ingenzi twavuyemo gikomeye ni uko barashaka kumenya no koroherezwa ku buryo bamenya icyo barwaye bakavurwa hakiri kare. Ubwo haba habayeho n'ubukangurambaga kugira ngo bumve ko nyine bagomba kujya kwisuzumisha, gusanga inzobere zaje. Ndagira ngo rero tunasubire ku kibazo nigeze kubaza. Uyu munsi iyo ugiye ku kazi kawe ka buri munsi, ugomba kwakira abo bagabo bafite ibyo bibazo, iyo urebye umubare w'abagana ubona ari ikibazo gikomeye dufite muri sosiyete yacu. Kanseri ya prostate ni ikibazo gikomeye. Nari nakikubaje ariko nagira ngo numve ko koko abadukurikiye nabo basobanukirwa kurushaho. Urakoze cyane. Urabona njyewe ibitaro nkoreramo ntabwo abarwayi benshi bashobora kuhagera ku buryo bivuza. Bisaba ko ufite ubwishingizi bukuzana ku bitaro by'Umwami Faisal. Ariko n'ibindi bitaro byose niga, n'iyo namanutse ngiye gufasha abaho, nzi uko bikora, abantu baho nabo ndabavura, narabavuye. Noneho nkaba mfite na bagenzi banjye bari muri ibyo bitaro byakira abantu benshi bafite ubwishingizi bwa mituweli. Muri ibyo bitaro byose ari ibyo bya leta 100% ari na biriya by'Umwami Faisal, kanseri ya prostate ni ikibazo gikomeye kujya kubona umuntu uri mu myaka nk'iyanjye nawe
umuntu uri mu myaka 50 cyangwa ndetse itararenga 50, Mm. akaza afite bya bimenyetso nakubwiye, kuko aya makuru atayamenye ngo aze kare, usanga kanseri yararenze prostate, yararenze umubiri, yarageze mu magufa. Kandi urabona imyaka 50, 60 ni imyaka yo gukora, Mm. ni imyaka umuntu aba akeneye kubaho, gukorera umuryango ndetse no gukorera igihugu. Abo rero turababona muri ibyo bitaro byose nakubwiye. Mm. Noneho rero ugiye ubwo muri ibyo bya leta 100% ho ni hahandi abantu nyine bagomba kubanza gushaka ubushobozi bwo kutugeraho i Kigali. Mm. Ushobora kuvura abantu nka 50 ariko ugasanga burya abantu 10, 15 kanseri ya prostate. Bitewe n'abo wavuye uyu munsi, kuko nyine si yo gusa tuvura, si kanseri tuvura gusa, si prostate tuvura gusa, ariko rwose ni abantu tubona buri munsi bari mu mibare igaragara mu bantu tureba. No Mm. ukibaza uti none se wa wundi watekereje kuza kwivuza aribwa mu magufa cyangwa yarageze ubwo amaguru ahuha, uwo wenda ntiyaje, uwo wenda yagiye mu kigo nderabuzima cyangwa mu bitaro nyine bya district bya kure, ageze ku rwego rwa kure baramufasha gusa ariko bitaba Imana. Ni Mm. ikibazo gikomeye gikwiye ko dushyiramo imbaraga, cyane ko abagabo buriya muri rusange Mm. ntabwo bakunze kwivuza. Ese biterwa n'iki buriya? Nanjye ni ikibazo nibaza, ariko Mm. rimwe Cyangwa ni ya misemburo yabo ya kigabo yo kumva ko bihagazeho, aha, akavuga ati ari nta ari cyamuhangara. gukorera urugo, Eh. arahuze, ariko no kwitekerezaho burya ntabwo hari ahantu Mm. umugabo ubona akeneye umuntu umwibutsa ko benshi Mm. baza baherekejwe n'abafasha babo. Yego. Birakwiye rero ko umugabo nawe amenya kwiyitaho, Mm. akamenya ko indwara nk'izi ziza mu myaka, mu gihe turi gukura, akamenya ko akwiye kujya kwivuza hakiri kare kugira ngo ategure nyine amasaziro meza, Mm. aho kugira ngo azaze nta kintu kimwe ashobora gukora. Mm. Kuko urabona, reba umuntu mu myaka 65 nk'umukozi wa leta Mm. ajya muri pansiyo. Yego. Abakozi benshi ba leta ni abarimu. Abarimu baravunika, barahuga ku buryo rimwe na rimwe batanibuka, ariko ukabona cya gihe noneho yageze muri pansiyo, ubushobozi ari buke, Mm. abana bari mu ngo zabo nabo bari kugenda biyitaho. Mm. Ubwo ni nk'urugero rw'umwarimu naguhaga, Yego. cyangwa rimwe na rimwe aba wenyine yarapfushije nk'umufasha we, intege mbese ari nke muri rusange, ndetse no mu mufuka nta kintu kirimo. Nibwo aje akaza ugasanga noneho afite bya bimenyetso, uburwayi butanashobora kuvurwa ngo bukire, Mm. akaba nk'umuzigo kuri we, umuzigo ku muryango. Na bya bindi bavuga ngo ni kanseri y'abagabo, buriya mu by'ukuri nta kanseri y'umugore, nta kanseri y'umugabo. Mm. Umugore nagira ikibazo cya kanseri y'ibere uzababara, Yego. n'abana. Umugabo nagira ikibazo cya kanseri ya prostate hazavunika wa mugore, Mm. hazavunika ba bana n'abuzukuru. Mbese mu by'ukuri abagabo bakwiye kwiyitaho, noneho ari abagabo ari abagore tugafatanya tukibutsa wa mugabo udakunze kubyibuka ko agomba kwivuza hakiri kare Mm. izi ndwara ziza mu myaka ya kure, kugira ngo nyine azasaze ashobora kuvurwa cyangwa yaravuwe. Ibikomeye byazamugonga mu myaka ikuze biba ari bikeya. Ntekereza rero ko abagabo bakeneye bakora ubukangurambaga bwihariye kugira ngo Bunakomeye babyumve, kandi bumve ko wa mugani batagomba gutegereza ko barembye ngo babone kujya kwa muganga. cyane rwose. Mm. Turacyaganira na Minisiteri y'Ubuzima, kiriya kigo cy'ubuzima cya RBC, Mm. ukuntu umunsi umwe nk'uko ziriya siporo ziba Yego. twitabira muri Mm. Car Free Day, Yego. dufata kanseri ya prostate tukayisobanurira abantu. Birakwiye ko nabyo bishyirwa muri gahunda, Mm. tukibutsa abagabo kuko badakunze kwiyibuka, tukibutsa abagabo kuko mu by'ukuri indwara zabo ziza mu myaka bakuze, Mm. kugira ngo baze kare bazakure bafite umuzigo muke kuri bo no ku muryango. Mm. Ukundi tuzafatanya n'ubwo buryo nyine bwo kumanuka, Mm. kuko ibyo ngibyo akenshi bibera hano mu mujyi wa Kigali, ariko mu giturage dukwiye kujyayo, dukwiye gushyiraho gahunda ihamye yo gukangurira abantu. Buriya nk'ibigo by'ubwishingizi bishobora
kwibaza ese abo bantu bose ariko nawe wabyibaza, Mm. abantu bose nibamenya uburyo bakwiye kwivuza hakiri kare, ubundi tuzashobora kubavuza. Buriya amafaranga agenda ku ndwara igeze ku kigero cya nyuma, kanseri ya prostate, Mm. ni make urebye ayagenda ku kuyimenya kare, abavurwa bakavurwa, Aha. bagakira bagasubira mu kazi. Turabafite bavuwe, turabafite twabaze bakora, Ubuzima bafite ingufu bugakomeza. cyane. Mm. Uretse n'iyo kanseri n'izindi kanseri tuvura, buriya kanseri zacu tuvura muri urology, Mm. kanseri y'impyiko, kanseri y'uruhago rw'inkari, kanseri ya prostate na kanseri y'igitsina cy'umugabo. Mm. Izo kanseri zose no ku isi yose urebye, iyo zibonywe kare, umuti mwiza ni ukubaga. Mm. Kandi zikunze gutanga resulta nziza. Ni Yego. ukuvuga ngo umuntu akabaho igihe kinini, n'iyi ndwara yazashibuka, igashibuka, umuntu uri bumwongereho imiti yo kumufasha, Mm. amaze no gukura, yarabayeho, yaragize abana, yaragize abuzukuru, yarikoreye. Mm. Ese hakenewe ubuvugizi cyane. Yego. Mm. Ese mu bijyanye n'ikiguzi cy'ubuvuzi kuri kanseri ya prostate bihagaze bite? Ese birahenda kuko hari indwara tuzi ko kuzivuza biba bifite ikiguzi gihambaye cyangwa gihanitse, ndagira ngo mutubwire bimeze bite? Urebye ntabwo bihenze kurusha izindi ndwara. Mhm. Niba iyi kanseri ya prostate igitangira, umuntu agikomeye yabagwa agakira, ubundi noneho uyifite irenzeho gato agakorerwa radiotherapy, kuyishiririza, igiciro cyo kubagwa nicyo gito. Ni gito kandi kuyibaga nubwo bihenze, ntabwo bihenze cyane kubaga izindi ndwara, kubaga indwara z'amagufa, kubaga indwara, ntabwo bihenze cyane rwose, kandi bitanga umusaruro mwiza. Ndetse wasanga nko kubaga umuntu umwe kanseri ya prostate, igiciro cyo kumubaga kingana n'icyo wavuza umuntu ufite kanseri ya prostate igeze kuri rwa rwego rwa nyuma, nko mu mezi 3, kandi undi wamubaze uteganya ko mu myaka 10 azaba agikomeye, imyaka 15 azaba agikomeye. Hari ikintu wavuze gikomeye uti ikiguzi cyagenda mu gusobanurira abantu kumenya mbere iby'iyi kanseri cyaba ari cyo gito kurusha kuza kuyivuza, bituma rero ntekereza nti inzego zikwiye kugira icyo zikora kugira ngo ubwo bukangurambaga ko bugere hose, noneho abantu basobanukirwe bivuze kare, noneho cya kiguzi ubwo cyari gutangwa mu kuyivura kibe cyavaho. Cyane rwose, cyane birasaba ubuvugizi, ubukangurambaga. Mu kwa kabiri ku itariki 3 twakoze inama y'umunsi wose, inama igaragaza ubushakashatsi n'amakuru yose dufite ku ndwara zo muri urology zifata urwungano rw'inkari n'urwungano rw'imyororokere y'abagabo, ariko twibanda cyane kuri kanseri, ku makanseri. Yaritabiriwe n'abantu benshi ndetse n'abanyamahanga badufasha kuzivura no kuzibaga, ariko mu by'ukuri ni nk'ikintu cya mbere gifatika twakoze cyo kwerekana ko dushaka ko izo ndwara zimenyekana, ko abaterankunga bose bashaka ko abantu babaho, abantu ba kanseri bakavurwa, bakwiyegeranya. Aho ngaho rero ni ubukangurambaga bwa mbere twari dukoze. Ni nko kuvuga ngo hagati yacu tubimenye, hagati y'abaganga tubimenye, hagati y'inzego z'ubuzima tubimenye, noneho tuvuga ngo ni gute twafatanya kugira ngo wa mwitozo wo kujya gusobanurira abantu no kubasanga hafi y'ingo zabo, tukaborohereza amafaranga. Urabona ubuzima bugenda buhenda cyane, tukabavuriraho, mbese ibyinshi tukabikoreraho, umurwayi tukamwiyoherereza ari uko afite ibyo agomba gukorerwa mu bitaro binini. Ubwo rero ubukangurambaga bwacu bwahereye aho, hasigaye gukomeza kuganira n'izindi nzego no gufatanya ku buryo bishyirwa mu bikorwa, bikaba ubuzima bwacu nk'uko ubuzima bwacu ari ukuvura, ariko hakiyongeraho ko usanga abaturage hafi yabo
kugira ngo Yego. tuborohereze. Mm. Mm. Igihugu cyacu cyateye imbere mu bijyanye n'ikoranabuhanga, no mu buvuzi kandi nticyasigaye muri ryo. Nagira ngo mbabaze niba ikoranabuhanga mu buvuzi hari icyo ribafasha mwebwe nk'abaganga bavura izi ndwara, kuba mwamenya kare cyangwa se kuba mwazivura, ese hari icyo ryunguye mu mikorere yanyu? Ikoranabuhanga riradufasha kuko icya mbere ubushakashatsi bwakozwe hirya no hino butugeraho ku buryo bworoshye. Tuba dufite amakuru y'ubushakashatsi, nyine dukora ubushakashatsi buke ukurikije inshingano nyinshi tuba dufite, ariko ubwasohotse bwose ku isi hose muri izi ndwara zacu, muri kanseri ya prostate tuba tubufite. Okay. Icya kabiri, kumenya imirongo migari ngenderwaho mu kuvura, icyo twita guidelines. Tuba tuzi ngo uyu muntu ufite iyi kanseri igeze kuri uru rwego, muri Amerika bamuvura gute, i Burayi bamuvura gute, noneho tukaza iwacu tukavuga ngo twebwe mu bushobozi dufite twamuvura gute. Ubwo uri kumva bituma duhora tuzi amakuru. Icyo cya mbere. Icya kabiri ni kuvura umuntu udakoze byinshi wenda ngo ufungure. Ni naho urashaka kuganisha cyane. Yego. Biterwa n'indwara aho igeze. Buriya nka kanseri dukunze kubona ziba zigeze kure, zimwe zidashobora kubagwa, izindi zigomba kubagwa dufunguye, ariko birakwiye ko nyine tugera ku rwego rwo kubona za zindi zikwiye kubagwa tudafunguye. Ibibyimba muri rusange kugira ngo bibage udafunguye bisaba ko biba bikiri ku rwego rwiza, ariko ibishobora kubagwa hakoreshejwe ikoranabuhanga nabyo turabikora, ariko si kenshi, cyane ko nk'iyi kanseri ya prostate kuyibaga ku ikoranabuhanga, ubundi buryo bukoreshwa no gukoresha robo ntiziragira ino, ziranahenze, ariko uko u Rwanda rutera imbere ntabwo bizatinda. Ariko urebye abanyarwanda bashobora kwivuza kuri ubwo buryo bake cyane. Niyo mpamvu dukwiye kubimenya tukabyiga, ariko na bwa buryo bwo kubaga dufunguye cyane cyane kuri kanseri ya prostate nabwo tukabumenya cyane, kuko nibwo buzavura abantu benshi b'abanyarwanda. Kuko ntabwo nkeka ko kubaga hakoreshejwe robo ni nabyo byoroshye mu by'ukuri kurusha gufungura, ariko ni byiza ko tubimenya byose kandi tukabyiga byose tugereranya ni bangahe bakeneye kuvurwa gutya, ni bangahe bakeneye kuvurwa gutya, byose ntitubitakaze. Uburyo rero burahari, tugenda tubyiga, ariko bikeneye ko tumenya izo ndwara ziza zigishobora kuvurwa. Turimo turagana ku musozo w'ikiganiro, ndagira ngo noneho mugire ubutumwa muha abagabo. Nyuma y'abagabo muduhere n'imiryango, ndavuga umugore we cyangwa se n'abana muri rusange. Noneho ubutumwa bwa gatatu dutanga ni ku nzego z'ubuzima mu gihugu cyacu, inama mwatanga cyangwa se ubutumwa mwabaha. Urakoze cyane. Duhere ku bagabo. Yego. Abagabo nibikunde, bakunde ubuzima bwabo, bahindure imyumvire yo kuvuga ngo ndahuze, ndi kwirukankira urugo, gukorera urugo, urugo rusigaye rukorerwa n'ibitsina byombi. Bareke bya bindi byo kuvuga ngo tuzivuza ari uko twarwaye, cyane ku bijyanye na kanseri ya prostate. Bamenye noneho biri no ku biciro bya mituweli ko iki kizami cy'amaraso gishobora gukorwa iyo umuntu yatugezeho. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ntabwo twemerewe gutegereza ibimenyetso ngo turenze imyaka 50 tutarahura n'abaganga bavura izi ndwara. Nibikunde, bakunde ubuzima bwabo, babushyire imbere, bivuze, bo gutegereza igihe intege zacitse. Kuvuga abagabo bo mu nzego zose, ari abize n'abatarize, ari abafite ubushobozi n'abafite bukeya. Ubundi butumwa wambwiraga, ubutumwa bw'umuryango. Umuryango nyine ni umugore n'umugabo n'abana. Abagore basigaye bajijutse cyane, hari aho ubona nitureba nabi bazajijuka kuturusha, cyane cyane mu bijyanye n'ubuzima.
abagore buriya kuko bivuza kare igihe babyara, baba bamenyereye kwa muganga, njye niko mbibona. Baba bamenyereye kwa muganga, cya gihe babyara bava ku baganga b'abagore bajya ku bisuzumisha bandi, inshuro zingana zose. barabimenyereye. Rero nibabikangurire n'abagabo bamenye ko nubwo twebwe ibyacu biza dukuze, turi kugenda tugira imyaka yo hejuru, dukwiye natwe kumenya ko kujya kwa muganga ari ngombwa, mbese babidukangurire. Mhm. Noneho bafatanye kuko ku bwanjye nta kanseri y'umugore nta y'umugabo, kuko byanze bikunze uyirwaye uwo ari we wese bizagira ingaruka ku wundi umuryango wose. Mhm. Ubutumwa noneho bw'inzego z'ubuzima zose dukorana, ubutumwa ni gufatanya. Gufatanya cyane cyane muri kanseri ya prostate, twongeremo ingufu, twongere ubuvugizi kandi tunegereze ubushobozi abaturage, kuko ntibihenze kuvura kanseri ikiri nto itaragera ku rwego rwa kure, ugereranyije no kuyivura igeze kure kandi utaribona umusaruro mwiza. Mhm. Ubwo butumwa Dr. natanga. murakoze cyane. Murakoze. Iki kiganiro ndumva benshi bungukiyemo byinshi, kandi twizeye ko n'ubutaha nitwongera kubakenera wenda no ku zindi ndwara muzatwitaba. Ndahari. Rwose mumeze Ntegereje. neza. Nshuti rero mwari mudukurikiye, mwumvise ko iki kibazo cya kanseri ya prostate gikomereye umuryango muri rusange ariko navuga, akaba ariyo mpamvu ubutumwa nk'ubu cyangwa se inyigisho nk'izi ziba zikenewe kugira ngo abantu bakomeze bihugure, bamenye, ariko cyane cyane bagire n'icyo bakora mu kurinda ubuzima bwabo. Ngaho rero mukomeze mukurikire ibiganiro bya Brick TV, njye wari wategura iki kiganiro ndi Rukundo Charles Rwanga, mukomeze mugire ibihe byiza.